Abantu bamwe rero bajya bemera ko ngo habaho amadayimoni, ngo abazimu n'ibiki byose n'ukundi kose wabyita, abandi bakabihakana bivuye inyuma. Hari umudamu utwite yasanze ikiganza gishushanyije ku nda ye nyuma yo gukubita umuzimu mu nzozi. Inkuru mbazaniye noneho urumva yakubise umuzimu uko ari gukubita, kumve ikiganza byutse mu gitondo asanga kishushanyije ku nda ye. Ndagusuje, ndakwifuriza ibihe byiza cyane, ndakwifuriza amahoro y'Imana. Good morning niba ari mu gitondo, mwiriwe gute niba ari nimugoroba, niba ari ku manywa mwiriwe, mwaramutse, umunsi mwiza, ibintu nk'ibyo ngibyo byose. Reka nizere ko umeze neza rero kandi ukomeje gushima Imana, ukomeje kugira intangiriro nziza z'umwaka kandi ukomeje kwesa imihigo. Ugomba kubaho mu buzima bwesa imihigo, ugomba kubaho ubuzima butsinda. Ejo bundi hari ikintu navuze cyitwa ngo kwiganiriza, ukiyevariwa, ukisura, ukibaza amakuru. Ibyo ni ibintu umuntu aba agomba gukora buri munsi, kandi buri munsi. Who am I? Nambara nte, mvuga nte, mariye iki si, mariye iki umuryango wanjye, ndava he, ndagana he. Ibyo ni ibintu uba ugomba gukora mu buzima bwa buri munsi. Nitwa Fidele Gatabazi, iyi ni Gospel Today, turi kumwe na Emmy kuri kamera. Reka rero nongere nkwakire kandi nkubwire ngo niba utarakora subscribe, please kora subscribe, natwe tugira abantu benshi cyane. Nawe uze mu muryango w'aba Gospel Today, please I beg you, mbere yuko dukomeza banza kwande subscribe aho ngaho, cyangwa se s'abonner ku bantu bakoresha igifaransa. Ikindi kandi abantu bajya muri comment mukandika, thank you so much. Ibyo wandika ibyo ari byo byose turabyakira, biduha ibitekerezo, biduha inspiration, biduha kuko bihita bitwereka uburyo wafashemo nyine ibyo twavuzeho. Imana igomba umugisha rero abari mu Rwanda, abari hanze, aba diaspora, abafata nimero yanjye bakanyandikira kuri WhatsApp bakatubwira ibyo dukora ko bibakora ku mutima. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, turabakunda cyane. Reka dusenge kugira ngo ikiganiro tugiye kugirana kize kuba kiyobowe n'Imana. Mana, mu izina rya Yesu gushimiye ko uduhaye amahoro. Impamvu mvuga ko uduhaye amahoro nubwo hari abafite ibibazo, nuko tubashije no kuba twafungura ikiganiro nk'iki, kuba twakicara tukavuga, nekerekana ko uduhaye amahoro. Ikindi kandi amahoro yo mu mutima niyo akomeye, kubera ko twaba turwaye, twaba turi bazima, twaba dushonje cyangwa duhaze, uduha amahoro yuzuye ku bwa Kristo Yesu. Umugisha umuntu wese ufunguye iki kiganiro kandi umuhe guhemburirwa muri cyo mu izina rya Yesu, amen. Ronyera kwakiriye, nizeye ko umeze neza cyane. Hari inkuru rero nkuzaniye. Abantu bamwe rero bajya bemera ko ngo habaho amadayimoni, ngo abazimu n'ibiki byose n'ukundi kose wabyita, abandi bakabihakana bivuye inyuma. Hari umudamu utwite yasanze ikiganza gishushanyije ku nda ye nyuma yo gukubita umuzimu mu nzozi. Inkuru mbazaniye noneho urumva yakubise umuzimu uko ari gukubita, kumve ikiganza byutse mu gitondo asanga kishushanyije ku nda ye. Iyi nkuru iratangira igira iti, abantu bakunze kuvuga ko abazimu babaho ndetse ko n'amarozi abaho, ariko ibi ntibivugwaho rumwe kuko hari abavuga ko bitabaho. Hari abavuga ko uwapfuye adashobora kugaruka ku isi, nyamara hari umugore wo muri Liberia uvuga ko yakubise umuzimu mu nzozi, yabyuka agasanga ikiganza cyuzuyeho amaraso gishushanyije ku nda ye. Amafoto murayabona ko ku nda ye hashushanyijeho ikiganza mu by'ukuri, ariko ntabwo ari tatuwaje, nta nubwo ari ibintu yari asanganywe afite. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru cyitwa Interregion cyangwa se Interregion cyangwa se Interregion, ivuga ko abatuye mu ntara ya Grand Cape Mount muri Liberia baguye mu kantu nyuma yo kumva inkuru nyine y'umugore ukiri muto utwite, avuga uburyo yasanze ikiganza gishushanyije ku nda ye, ari no kuva amaraso kunda nyine nyuma bisanzwe. Ibi byabaye rero mu gitondo
byabaye mu gitondo nyuma yaho nyine yari yarakubise urushyi umuzimu mu nzozi. Hano ese bundi mbere yuko tunakomeza iyo nkuru, mu by'ukuri wowe wemera ko bazimu babaho? Wemera ko umuntu ashobora kugusura mu nzozi yarapfuye ariko ukaba yagusura mu nzozi akakuganiriza? Mujye muri comment mubitubwire, abazimu babaho cyangwa ntibabaho? Abo badayimoni, si abadayimoni turi kuvuga, ni kuvuga umuzimu, kuvuga ngo umuntu wapfuye yagarutse. Hari n'abavuga ngo agaruka ku manywa y'ihangu akakureba. Mbere ko tuzana abasobanuzi ngo badusobanurire neza, badusesengurire, wowe ubwawe ubyemera ute cyangwa ubyumva ute? Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru, uyu mugore yavuze ko mu ijoro ryakeye yarose inzozi ziteye ubwoba, aho yabonaga umugore atazi uteye ubwoba kandi umeze nk'umuzimu mu nzozi, aza amusanga ashaka kumukuramo inda ngo amutwarire umwana. Mu gushaka kwirwanaho rero, uyu mugore yakubise urushyi rudasanzwe uyu muzimu mu nzozi kugira ngo awirukane. Ibi bisobanuye iki? Wowe ubyumvise ubyumva gute? Wumva ko ibyo bintu bibaho, ko umuntu ashobora kuza koko? Kandi noneho hari umuntu ushobora kuvuga ngo nyine ni ibintu bishobora kuza yenda bikaza mu nzozi, ariko noneho ntibyafekte ubuzima bw'inyuma. Bivuga ngo ukarota nk'ikintu, ukarota uri nko guhekenya ikintu runaka, wabyuka ugasanga wirumye. Ukarota uri nko guhinga, wabyuka ugasanga nk'uburimiro kuri wowe cyangwa n'iki. Cyangwa se ukarota urimo kurira, wabyuka ukabona nyine amarira yaje. So uwo nawe yarose arimo ararwana n'umuntu, ni umugore ashaka kuza ngo amukuremo umwana amutware. We rero arota arimo ararwana, ari kumukubita. Uko amukubita, juste abyuka asanga ikiganza kishushanyije ku nda ye. Niba ari ikiwe ari gukubita, niba ari icy'uwo muzimu simbizi. Reka dukomeze inkuru. Yagize ati, narose umugore uteye ubwoba aje kuntwarira umwana, niko kumukubita urushyi nirwanaho, ariko nkikanguka inda yanjye yari yishushanyijeho ikiganza kibyibushye nkaho ari urushyi nakubisweho. Uyu mugore kandi yanavuze ko yabyutse akumva ari kubabara cyane ku nda, yarebaho agasanga hashushanyijeho ikiganza, wagira ngo hari uwamushwaratuye, kuko ngo yarakiva amaraso anaribwa. Tuvuga ngo ni ibintu mu by'ukuri bibaho, ni ibintu nyine byabaye, kuko ntabwo abeshya. Ushobora kuvuga ngo ese nibyo kuko byabaye mu nzozi, cyangwa byaba biri kuba live yenda akabyibagirwa? Question mark. Gusa bavuga ko ni ibintu yabonye mu nzozi, ariko yisanga mu buzima bwe byabayeho. Kubera ubwoba no gushaka kubungabunga umutekano we, umuryango we wamujyanye ku ivuriro riri hafi aho kugira ngo abe yitabwaho n'abaganga, cyane cyane ko nyine birumvikana ko ari umugore utwite. Mu gihe abaganga bataratanga ibisobanuro bya siyansi bisobanura ibyabaye kuri uwo mugore, abaturage benshi bemeje ko ari igitero cy'abadayimoni cyabikoze, ndetse banavuga ko mu gihe uwo mugore adahagurukiye gusenga, n'ubundi uwo mudayimoni azakomeza kumutera. Iyo uri umukristo, mu by'ukuri ugabwaho ibitero by'uburyo bumwe cyangwa se ubundi. Ikintu cyawe ni iki? Cyangwa se umukoro wawe ni uwuhe? Ni ugusenga. Iyo ugiye kuryama, haba nimugoroba haba ryari, Hozena niwe yarimbye ngo komeza usenga Imana, guma mu masengesho ntabwo izakwirengagiza. Aravuga ngo mu gitondo cya kare jya wiragiza Imana, nubyuka mu gitondo wiragiza Imana, senga mu nzira ugenda, senga uri mu nzu yawe, byuka nijoro usenge, ahantu hose uba ugomba gusenga. Kandi gusenga bikumira nyine bya bitero byose. Ikindi gikomeye cyane ni uburyo bwiza bwo guhishurirwa Kristo. Iyo wahishuriwe Kristo kandi ukumva yuko Kristo ari we mbaraga zawe, ugendana nawe, ari we urwanisha, ni intambara urwanisha nyine. Nuvuga ngo niyo ubonye ikintu runaka umushyira imbere kugira ngo arwane. So niwe weapon, niwe ntwaro irwana kandi ikanesha.
nta muntu waguhangara, ntabyo byabo badayimoni n'iyo myuka mibi n'abo barozi ntabwo bashobora kuguhangara ngo bagutere cyangwa se bagire uburyo ba affecta umuntu wawe w'imbere n'uw'inyuma, as long as uri kumwe na Kristo. Ni ngombwa ngo ujye usenga ku manywa na nijoro. Ibitero bibaho, intambara zibaho, genda ufite wowe ukuntu byumva, ariko ibyo bintu bijya bishobora kubaho. N'umurozi arakuroga, bibaho. Hari abatabyemera, ariko njye nemera ko ibyo bintu bishobora kubaho. Umuntu akaba yagutera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, akohereje imyuka runaka ikaba yanakugiraho ingaruka ku buzima bwawe. Ni byiza ko uba mu buzima bwo gusenga, ni byiza ko uba mu buzima bwo kwinginga Imana, ni byiza ko ubuzima bwawe ubuharira Kristo kurusha ibindi bintu ibyo ari byo byose. Hari abantu benshi bagiye baduha ubuhamya, hari n'abazakomeza kubuduha, batubwira uburyo bagiye barwana n'imyuka nk'iyo ngiyo, barwana n'intambara nk'izo ngizo, ariko bikarangira Imana itsinze. Rero urwanane na Kristo, intambara yo kwizera, Imana izakugira neza kandi izakwagura. Ndagukunda cyane, ndakwifuriza ibihe byiza. Intambara yo kurwana na Kristo niyo mbaraga zawe. Nitwa Fidel Gatabazi. Bye bye.